Reka tubasuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko bimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Ushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi inzobere tuje kubarebera ni iyihe? Kuri uyu munsi inzobere tuje kubarebera ni muganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara zifata uruhu, indwara za infection zandura mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'ibibazo abagabo bashobora guhura nabyo, kutabyara kw'abagabo, uburemba, gutera akabariro nabi. Akaba ari nta wundi ari Dogiteri Ndagijimana Jean Bosco. Tukaba tuje kumubarebera ku bitaro bya MBC nk'uko mubireba. Akaba ari ibitaro biherereye i Nyamirambo kuri Avenue Pour 6. Uturutse mu mujyi uranyura ku musigiti utambika agahanda hirya urahita ubona ibitaro. Nuturuka Gikondo naho uragira ku bitaro, aho aturuka hose ibyo bitaro ukaba wabigeraho. Akaba ari ibitaro bifite serivisi nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima, ariko kuri uyu munsi tukaba tuje muri serivisi y'ibyo ngibyo tubabwiye hejuru. Reka two kwibanda mu magambo ahubwo tujye kubarebera muganga atubwira insanganyamatsiko y'uyu munsi ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima. Ikindi twabibutsa abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ni ukubisangiza n'abandi, bityo mugakora like, share, subscribe, bityo n'abandi bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi hamwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Nimujye kure ya televiziyo. Basuze bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima twababwiye ko twagiriwe ubuntu dutombora Dogiteri Ndagijimana Jean Bosco. Akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara zifata uruhu, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'ibibazo abagabo bashobora guhura nabyo, harimo nk'urugero uburemba, kudatera akabariro neza, ibibazo bitandukanye. Natwe mu kiganiro ubuzima buzima umuntu w'ingenzi ntabwo tujya tumurekura tutamuvomyeho ubumenyi, kugira ngo bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima murusheho kubana n'umuntu ufite byinshi azi ku buzima, bityo ibyo abasobanurira bigace mu gutwi ngo bihinguka mu kundi, ahubwo bijye bibafasha n'ufite ikibazo yihutire kujya kwa muganga, bityo arushaho kugira ubuzima buzima. Kuri uyu munsi nanone turi ku bitaro bya MBC biherereye i Nyamirambo kuri Avenue Pour 6, aho bakunda kwita mu Biryogo, munsi y'umusigiti muri make, cyangwa hateganye n'umusigiti wa Nyamirambo uturutse mu mujyi. Ubu ngubu rero tukaba twaje kubarebera muganga, tukaba turi kumwe, twamuha ikaze akabasuhuza ndetse akabibwira. Tubahe ikaze Dogiteri. Murakoze cyane. Bakunzi ba ubuzima buzima TV, ndabasuhuje cyane kandi bahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kuvuga ku indwara zikunze gufata umusatsi. Nkaba amazina yanjye nk'uko yavuze ni Ndagijimana Jean Bosco, nkaba ndi umuganga w'uruhu ndetse naranize n'ibijyanye n'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'ubuzima bwihariye bw'abagabo. Muri rusange nkaba ndi umuntu ukora ndi umwarimu muri kaminuza ya Butaro, aho twigisha abaganga bashya bagiye kuzaza kuvura abaturage ibijyanye n'indwara z'uruhu. Niho nkunda kwigisha cyane, ndetse noneho no gukora mu bitaro bya MBC mu bibazo by'uruhu n'umusatsi n'inzara. Muri iki kiganiro rero muraboza kubonamo ubwoko butandukanye bw'indwara z'umusatsi, ndetse mukaza kubigiraho ubumenyi butandukanye, ndetse mukazabona n'intuze n'uburyo bumwe na bumwe bugenda buvurwa bitewe n'ikibazo gihari. Ubushize rero kugira ngo uze kumva iki gice bisaba ko uba wararebye igice cyabanje, aho twasobanuye umusatsi uko uteye, uko ukura, uko usaza, uko usimburwa. Ibyo bintu biragufasha kumva cyane iki gice cy'ikiganiro kijyanye n'indwara z'umusatsi. Tutabatindiye rero, aka gashushanyo mubona akangaka nakabereka umusatsi nanone.
umusatsi kavuga umusatsi uturuka hehe. Umusatsi uturuka mu gice cy'ibinure cya gatatu, igice cya gatatu cy'uruhu. Aka kambere ni epidermis, ni uruhu rwo hejuru, hano ni muri dermis, ntabwo bigaragara neza cyane, ariko hano umusatsi utereye, umusatsi ukaba uri kumwe, uri mu gice cy'ibinure. Umusatsi ubwawo ufite ikiwubyara gihora kiwukora buri kwezi, niki ni hair follicle. Akangaka hair follicle ikomeza na epidermis, ifite continuity na epidermis, nuko ko hair follicle ifitanye isano na epidermis. Ni kimwe nuko na epidermis ifitanye isano urugero n'ubwonko. Iyo umuntu ari kwikora epidermis, iyi kushe yacu yo hejuru igaragara hano, ifite aho ihuriye n'intuze no kubona ubwonko. Na selile zimwe zayo nka melanocytes zimwe ziduha ibara ryacu rifite aho rihuriye n'izindi zo mu mara yo hasi, cyangwa se mu ijisho, cyangwa n'ubwonko no mu matwi. Nuko ko hari umuntu ushobora kurwara ikibazo cy'uruhu kiri genetike yavukanye, akagira ikibazo cyo kureba, akagira ikibazo cyo kumva, cyane ibindi bibazo bitewe n'ibindi bice byagiye bifata. None umusatsi wo rero uzakorwa, ukure, ugere ku gihe cyayo wo ugomba gukura gijyanye n'umuntu, chronological hour y'umuntu, time cyangwa y'umuntu. Niba tuvuge umusatsi ukura imyaka 3 cyangwa 4, icyo gihe nikirangira umusatsi uzatakara, ubundi usimburwe aka ka hair follicle gakora undi musatsi mushyashya wo kusimbura. Twe twavuze ko umusatsi umwe ugira ku munsi umuntu atakaza hafi imisatsi iri hagati y'ijana n'ijana na 150. Umusatsi rero uwurebye kuri microscope, muri biriya byuma byabugenewe bibyibushya amashusho kugira ngo tuyabone neza details, umusatsi umeze nk'igiti. Igiti gigira igishishwa, umusatsi nawo ufite igishishwa. Ngo iki iyi kushi hane nyuma, ndetse iko igiti kimeze gifite amagaragamba, cyase nkari amahwa ari amantuza uruhu rw'intuze rwifite ubona ibi by'inyuma twita amagaragamba cyangwa scales, n'umusatsi wacu nikomeze. Noneho imbere ukagira ahangaha ni proteine nyinshi cyane, arizo zitwa keratine. Umusatsi wuzuyemo proteine za keratine, noneho hakabamo n'ibyo kuwuha ibara. Ibyo kuyiha ibara ni melanine. Nuko ko keratine ziri hano zuzuye hano ziraba zivanzemo na melanine kugira ngo umusatsi ube umukara, cyangwa se niba umusatsi usa n'umweru, gray hair, uwo musatsi icyo gihe nta melanine iri gukorwa. Melanocytes twigeze kuvuga zikora umusatsi, ntago ziraba zirikiri gukora melanine kugira ngo umusatsi wacu ube uri black cyangwa umukara. None akabaho nako hagati cyane, ni nka kenge free space. Dr. naguciye mu ijambo, noneho buriya muri make imvi ziterwa nuko melanocytes zirekera gukora pigment melanine. Mwakomeza nta kibazo. Nanone nongere nsubiremo kuri aka gafoto twavuze ko umusatsi ugira umeze nk'igiti, utangira umeze ibikora umusatsi ya yindi twitwa hair follicle imeze nk'igitunguru, izana ha shape umusatsi. Noneho umusatsi uzakorwa muri hano hasi, hano hari selile cyangwa utugirangingo tuba twaravuye ahangaha, aha hair follicle ihurira n'uyu mutsi wa hair follicle, tukaza hano tugatangira gukora umusatsi. Turaza ari utwa keratinocyte, muri dermatology udukora umusatsi two tutwita trichocytes. Niyo mpamvu science party ya dermatology yitwa umusatsi tuyita trichology, kuko ni hair science. Noneho ziraba ziri kumwe na melanocytes mo hano. Melanocytes zajya zidividinga, zigabanya, zigatanga melanine, yantuze ya proteine itanga kara y'umusatsi. Noneho zikazajya zidividinga hano, zikazamuka zitanga umusatsi. Umusatsi rero urabari noze uduserire twapfuye ariko dupakinzemo noze proteine y'umusatsi yitwa keratine nanone na melanine.
noneho hakaba n'imitsi izana ibitunga umusatsi bikanajyana n'imyanda yakozwe umusatsi urangije gukoresha umusatsi uyu nuzatakara washaje, hano azongera ave utundi tugirangingo tugaruke hano twongere dutangire dukora undi musatsi utangire kumera. Nanone iyi ngiyi tubibonye gutya, aka kamanuye kakongera kukuza ku rundi ruhande kagakomezanya na epidermis, niki ni hair follicle, aka ko hagati kameze nk'agaheha ni wo musatsi nyamusatsi. Mu by'ukuri umusatsi n'uyo hagati, ahubwo akangaka nagakora umusatsi kakanawurinda kakanawuha shape. Iyi ngiyi ni intuze, iyi foto nayo itwereka relationship cyangwa uruhurirane rw'ibintu bikikije umusatsi. Aya ni twa tugirangingo twinshi dukora iki, dukora amavuta aba hafi ajya gutuma umusatsi woroha ndetse akajya no ku ruhu rw'umutwe cyangwa ahandi hose hari imisatsi. Uyu ni umutsi twigeze kubona mu ishusho ibanza, uyu mutsi. Noneho uyu ni umusatsi urawurimo hano. Noneho iyi ngiyi turi kubona ni hair follicle ikora umusatsi ikanawurinda ikanawuha shape yayo. Iyi ngiyi nanone ni indi sebaceous gland. Ahangaha turebye neza noneho aha biragaragara aka hagati kameze gutya nako kagiye kumera nk'igitunguru cy'ikijumba cyangwa cya poiro. Ni umusatsi hano. Iyi ni hair follicle ifite nayo amakushe menshi, 1, 2, 3. Noneho aha ni imitsi izana amaraso mu ruhu ivuye hasi mu gice cy'ibinure. Noneho izi ngizi turi kubona ni melanocytes. Melanocytes arizo zikora untuze pigment y'umusatsi, ikayohereza no umusatsi ukazajya ukomeza kuba ari black. Niba ari gukora melanin isa n'umukara, akoze melanin isa na brown, araza kugira ntuze umusatsi uri brown. Noneho izi melanocytes ziramutse zipfuye cyangwa zikarekera gukora melanine, umusatsi uraza kuba ari umusatsi w'umweru, arizo twita imvi. Ishobora guterwa n'ibibazo bigiye bitandukanye. Iyi shusho nayo ni yerekana neza noneho umusatsi tuwugabanyije ngo turebe umusatsi wonyine ubwawo, tutarebye aho ibiwukora n'ibinawurinda aho biri. Iyi noneho iyi foto ni ingenzi cyane, ni itwereka umusatsi uwushyize kuri electron microscope ukuntu urabusa. Muri kubibona yandi twavuga byitwa scales. Ibi ngibi nibyo kera twajya dukubaho intuzi ikaramu ku mutwe, wakoza ku gapapuro kakazamuka. Izi ngizi zifite electricity nini cyane, bazita scales cyangwa amagaragamba mu kinyarwanda nk'ay'ifi, kuko murabona ko nta hantu bitandukanye cyangwa n'igiti nacyo kiba gifite intuze. Noneho kugira ngo umusatsi ubusa neza uri shiny no kuwusokoza byoroshye, nuko izi scales ziba ziryamye neza, imwe iryamye ku yindi nk'uyu musatsi. Nuko ko uyu musatsi w'uyu muntu uri healthy, kuwusokoza biroroshye, ntabwo upfa gucika, ntabwo byose. Impamvu navuze nuze iyo ukubye agapapuro ikaramu ugashyira ku gapapuro kakazamuka, hano harimo amashanyarazi charges nka hydrogen bonds zirinda uyu musatsi. Nuko ko uyu musatsi amasabune menshi ashobora kudestroyinga cyangwa kwica izo hydrogen bonds uwo musatsi. Noneho izi scales ziraza kweguka ntiziprotectinge proteine irimo imbere y'indi ya keratine twavugaga, izi ziri hano inyuma. Nuko ko scales ziri hano inyuma, hano imbere ni proteine zigomba kurindwa, nihajyemo amazi, nihajyemo ikindi kintu kivuye muri environment, nibwo ugira umusatsi urabukomeye. Kuba ngo uyu muntu urugero ashyizemo agiye kugira umusatsi wenda kuhindi kara wenda nk'iya letse nk'umweru, agashyiraho hair dye. No kuba ko iyo hair dye igomba kudestroyinga amabonds ari hano protecting uyu musatsi kugira ngo ibashe kwinjiramo imbere paka igezemo hano ikitekeramo ahangaha. Icyo gihe rero urabona ko biriya bintu bituma umusatsi uba weak cyane, bityo bagomba kubyitondera. Nanone indi foto nibereke, iyi ni scales za zindi z'inyuma. Iyi ni package nini cyane
nka sima ya keratine, proteine y'ingenzi cyane igize umusatsi, irimo na melanine ituma umusatsi uri bube black. None hano ni hahandi hagati muri medulla, ni nko mu muheha w'umusatsi, ni igice cyo hagati. Noneho iyi foto muyirebye nayo ni ya electron microscope yo kubyibushya umusatsi ukaba munini cyane, katwereka details. Umusatsi ushobora gusaduka. Uko umuntu ari gusokoza umusatsi, urugero ukusokoza umusatsi uri dry, umusatsi ushobora guturika. Bityo nanone ko ku mpera z'umusatsi naho kenshi usanga hagiye haturika gutya hagasaduka, dukoresha na gusaduka. None urabona ko hano n'ahanga biratandukanye. Iyi ni scales, iyi ni keratine ya protein y'umusatsi. Uyu mazi azajya ajyamo destroying yice iyi proteine, umusatsi ucike burundu. Iyi misatsi imeze gutya iracikagurika cyane buri kenshi. Bivuze ko nk'uyu muntu ubu ngubu yakagombye nko kuwukatira hano, noneho aho kugira ngo ukomeze usaduke ujya hasi ugarukira aho ngaho. Babyita hair trimming. Ku mpera z'umusatsi buri muntu aba agomba kugira gute, gukataho utwo hejuru, ibyo bita kuwucongangira ngo gukataho utwo hejuru ahasadutse, kugira ngo udakomeza gusaduka utangire gucika ku buryo bworoshye cyane. Muri make ibyo ni bimwe mu bigize uko umusatsi uteye nuko ubwawo wirinda ubu uteye. Noneho icyo gihe ubu noneho dushobora gukurikizaho kugira gute, kureba ntuze zimwe mu ndwara z'umusatsi zishobora gutera uruhara. Iyi ngiyi muri kureba, uyu ni umwana, ubwo twishobora kukureba ukabona ari gutoya, ni umwana. Aha ngaha turi kubona ni akantu kameze gute k'umweru, gafite utuntu dushobora kuvuvuka kari ku musatsi. Aha ngaha ni iki? Iyi tuyita tinea capitis cyangwa igihushi. Ibihushi hariho ubwoko bwinshi, turaza kubona ubundi bwoko bumwe, turebe bubiri gusa. Ubu ngubu umusatsi, iki kibazo cyatewe n'iki? Cyatewe n'udukoko twitwa fungi. Fungi cyangwa ni nk'ibihumyo muri rusange, ariko none ibi bihumyo biri hano ni ibihumyo bitagaragara n'amaso. Icyo ni kimwe, kuko ifamiye y'ibihumyo hari ibigaragara n'amaso, ibyo nabyo bikaba birimo ibiribwa n'ibitaribwa. Noneho hari n'ibihumyo bigira gute, ibihumyo bitagaragara n'amaso, fungi, nabyo bimwe bishobora gutera indwara z'uruhu, ibishobora gutera indwara z'ahandi mu mubiri, hari n'ibidashobora gutera indwara. Ibi rero kenshi abana bagenda babyanduzanya, cyangwa se kugira ngo ayandure, cyangwa se uyu mwana niba yambaye nk'ingofero cyangwa igisokozo yakoreshejeho, izo fungi ziraza gusigaraho. Noneho uyu mwana, undi mwana uri buzikoreshe aze kugira gute, aze kwandura iyi ndwara. Abana bakunda kuyirwara kuko abana batari bagera muri adolescence ngo bagire amandrogene menshi, babashe gukora amavuta menshi ku ruhu. Baraza kugira ngo yice ahagarike atume izi fungi zidakura, baraza kugira uruhara. Ariko nk'uyu nguyu urugero tumuretse akagera ku myaka yagize muri adolescence, iki kirahita gishiraho ubwacyo. Ariko ntabwo turi burindire gutya, kuko gishobora gutera uruhara rutazakira, umusatsi ukavaho burundu. Igikunda gutera uruhara rutari buze gushiraho ni iki ngiki twita kerayon. Ni ubundi bwoko bw'intuze bwa fungal infection, cyangwa se infection y'intuze y'ibihumyo bitagaragara n'amaso. Muri dermatology tuzita dermatophyte, zifata uruhu. Murabona ko harabyimbye, hashobora kuba harimo n'amashyira. Iyi ntuze, iyi ngiyi ibisaba ko tumuha imiti byihuse, avurwa neza byihuse cyane. Nidutinda hashobora gukira ubwaho, ariko hagasiga hano hasigaye uruhara, bizagora kuko birita bisenya umusatsi wose. Ya hair follicle nizisenywa, nta wundi musatsi uzongera gukorwa aha ngaha, keretse icyaba gihari no kuzamukorera kumutera undi musatsi, cyo bita hair transplantation. Iyi ngiyi ushobora no kubona hano hari utwabyimbye twitwa ganglion cyangwa lymph nodes, cyangwa mu kinyarwanda biterme dufite amatakara. Ashobora kubyimba hano inyuma, ikubwira ko iki kibazo kirakomeye cyane. Naho iki ngiki cyo kenshi ntabwo ikunda gutera uruhara, ahubwo abana barazanduzanya cyane. Ikindi nayo ntavuzeho nuko abana bashobora no kuzandura bazikuye ku ntuze kuri pets, inyamaswa abantu bagira mu rugo, yaba inka,
inka ntihagira ipeti cyangwa utujangwe, imbwa nazo kuko zishobora kurwara fungal infection zo ku mutwe. Ubundi bwoko rero bushobora gutera ntuze ikibazo cy'uruhu, ibi ngibi cy'uruhara, iki kirazwi cyane nta muntu utakizi cyane. Bavuga urugero mu ntuze mu ba western, mu bihugu by'iburengerazuba ibihugu by'iburengerazuba 50% by'abantu aba bafite imyaka 50 baba bafite ikibazo cy'uruhara. Noneho bakagera ku myaka 80 70 bazanye uruhara. Noneho natwe no mu birabura uruhara rurahari cyane, abantu bararugira. Uruhara ruterwa n'iki? N'uruhara ruri genetique. Nanone uruhara ni hereditaire, umuntu ashobora waba uri umuhungu cyangwa umukobwa ushobora kugira gute kugira uruhara warahawe gene zifite ikibazo zaturutse ku mubyeyi w'umugore cyangwa se na papa w'umwana muri rusange. Noneho uko ribuze gufata, ruraza gufata mu buryo bugiye bunyuranye bitewe n'intuze na gender y'umuntu. Niba ari nk'abagore bukunda kuba hejuru, hano hejuru ku rwikorero rw'umutwe, mu gihe abagabo bukunda gutangira imbere nk'uko tuyibonye muri iki gice. Hano umusatsi uratangira ujya inyuma, ujya inyuma paka uzamareho inyuma, ugeraho ugarukira ahagana inyuma ku kajyorijyori cyangwa occipital area. Aho ngaho rero hari aho kenshi uruhara rutarenga. Aho rutarenga nuko hair follicles zihari, cyangwa se ya hair follicles twavuze ko ari nka ababyeyi b'umusatsi, kuko nibo bakora umusatsi, zitagira gute, zidashobora kugira, zidafite ikibazo cyo gutakara. Icyo aho ngaho ni naho ushobora gukura umusatsi ushaka kuza kuwutera hano, icyo twita hair transplantation. Iki kibazo giterwa n'iki? Wenda nabanza nkabwira no ku babyeyi b'abagore, mabona ko we ntabwo ikunda gufata hahandi imbere, kugira ngo ku buryo niyo waturuka imbere ngo uhite ubona ko afite ikibazo cy'uruhara, ahubwo ikunda gufata hejuru. Ariko nawe biramubangamira cyane kuko abona umusatsi we usigaye unanutse cyane. By'ukuri ushobora kugenda yexpandinga, yiyongera paka imazeho ntuze igeze mo hano gutya mu mpande z'umutwe, kuko irafata hano hejuru cyane. Mu gihe abagabo bo ikunda gutangira ifata hano imbere cyane, ikagenda isubira inyuma ihamazeho. Ubu bwoko bw'uruhara ushobora kwibaza ngo buterwa n'iki? Ni genetique. Ikiri buze kubaho nuko hano kuri gato hano kuri iyi hair follicles zifite ama receptors y'ama androgens, zimwe zishobora kuba zifite ikibazo. Nuko ko baba yarakuye intuze icyo kibazo ku babyeyi. Noneho izi ngizi androgen twavuze ko ari imisemburo ya kigabo. Kubera iki? Kubera ko ni myinshi cyane mu bagabo, mu gihe mu bagore ari mikeya. Urugero testosterone ntikora ku musatsi gusa, ako kanya ibanza guhindurwamo undi musemburo ukora cyane hano kuri izi hair follicles, igatuma zigenda zishiraho. Uko zigenda zicika intege niko zizagenda zitangira zikora agasatsi gato. Iyo umuntu ativuje izi hair follicles zizashiraho, noneho zirekere gukora undi musatsi, nibwo uruhara rutangira kugenda urubona. Bivuze ko umuntu ukeneye kwivuza biba bisaba ko atangira kwivuza hakiri kare, kugira ngo bamuhe imiti ituma izira androgens zidakomeza gutuma hair follicles zigenda ziba ntoya, zinanuka. Uko zinanuka n'umusatsi unanuka haza dutoya cyane paka izashireho. Uruhara rwa gatatu tugiye kubona rukunda kuboneka cyane mu bantu, n'uruterwa n'iki? N'uruterwa n'intuze no ku abantu bita ku misatsi yabo. Mushobora kwibaza ngo urugero nk'iki? Uru ruhara rurakunda gufata hano mu misaya, mu gice cy'imbere, ariko n'ahandi hose ku mitwe bishobora kuza. Uru ruhara uzarusanga cyane mu badamu n'abakobwa, kuko abagabo kenshi bakunda gusokoza umusatsi bakigendera cyangwa bakawogosha. Abadamu kubera importance cyane bafaha umusatsi cyane,
urugero azasuka ibisuko, agenda ashyiraho ibisuko hano, kenshi ibya hano ntabwo biba bikurura cyane, ahubwo kubera ko akeneye gufunga shinyo hano inyuma cyangwa kuyifungira hano inyuma, uyu musatsi wa hano uzaba ufite tension nini, uzaba ukuruye cyane. Ibyo n'ubukuruye cyane bizajya bituma umusatsi wa hano, hair follicles za hano zitangira kurwara. Uko hair follicles zirwara, icyo kibazo kigakomeza igihe kinini, zizarangira zivuyeho burundu. Nizivaho burundu, aho hazababaye uruhara rwa burundu. Icyo gihe ntirwavurwa neza ari uko yaje kwivuza bitari byagera kure, hair follicles zitari zasenyuka zapfa burundu. Ariko noneho iyo aje kwivuza, urugero ugasanga zararangiye burundu, option nziza ihari niyo gutera undi musatsi, no gufata inyuma umusatsi mukeya ukaza ukawutera. Nk'uyu murwayi bamutereho imisatsi ingana n'1685 kuri iki gice, hahandi hari ikibazo, ya misatsi yongera kugira gute gukora intuze, irongerera kura. Ubwo ngubwo iyi misatsi izabaho mpaka keretse yongeye gukora ya ntuze, ya kwagusuka cyangwa gufunga shinyo, cyangwa izo pratique zose zituma umusatsi ugira haba tension nini ku musatsi, kuri hair follicles, ubundi igasenyuka. Iyi ngiyo irababaje cyane. Ni ubwoko bw'uruhara nabwo ruri genetike, rukunda gufata abagore cyane kurusha abagabo. Nayo igiye kuba hahandi hejuru ushobora kugera kuyitiranya na rwa rundi ruri genetike rwa androgenetic alopecia twahereyeho, twavuze mu mwanya washize, ifata abagore n'abagabo. Ariko iyi ngiyi iriya androgenetic alopecia ntabwo umuntu akenera kwishima. Tuyita androgenetic kubera ko androgens cyangwa ya misemburo kigabo ibifitemo uruhare. Iyi ngiyi yo noneho ni intuze yitwa central cicatricial centrifugal alopecia. Iragoye kuyisubiramo, ni central centrifugal, C ya kabiri, cicatricial, C ya gatatu, alopecia, A, CCCA. Irafata hano hejuru kuri vertex cyangwa ku gasongero k'umutwe, ubundi igenda iza nabwo muri temporal area hano mu nguni wegera amatwi. Iraryana cyane, ishobora kugira burning sensation, kumva usa naho uri gushya, ukishima, itching, cyangwa se none ukagira n'intuze n'ububabare. Wakora nko ku mutwe ari ukanzeho ukumva uri kubabara, tenderness. Iyi ntuze, iyi ndwara uko imeze, uyu musatsi ni amantuza abasirikare b'umubiri baje kuri hair follicle aho zitereye, bakazi destroyinga, bakazisenya. Niba basenya hair follicles, ikintu cyose kizasenya hair follicles niba kidakivuwe hakiri kare, hair follicle igasenywa ikagenda, umusatsi ntabwo uzaza, kuko niyo mama w'umusatsi. Ivuze ngo icyo gihe abagomba kuza kwivuza hakiri kare. Nk'uyu nguyu kuyibona uruhara rwafashe ku gasongero k'umusatsi, igenda yiyongera iza gutya. Uyu murwayi, bimwe mu bintu bitekerezwa, icya mbere ni genetike, ariko hari ibyavugwaga, urugero nk'utu dukoresho dukoreshwa mu gushyushya umusatsi, kuwurambura. Utu dukoresho twose bakavuga ati duhuye na hair relaxers, kubera ko ikunda gufata abadamu babirabura, ariko ishobora no gufata n'abandi badamu, ariko twe cyane cyane mu banyafrika kazi. Icyo gihe bakavuga ati iyi ntuze bayisiye indwara ngo ni hot comb alopecia. Hot comb, igisokozo gishyushye, cyangwa uruhara ruturutse ku gisokozo gishyushye. Ariko uko ubushakashatsi bugenda bukorwa kuri iki ngiki bugaragaza ko cyane ari genetike, nubwo ahubwo ibi bibazo, ibi byo gushyushya umusatsi uri kuwurambura ukoresha uburyo bugiye butandukanye, bishobora gutuma ikibazo kirushaho gukomera. Bityo umurwayi ufite kino kibazo cy'uruhu tumubuza gukora ibi bintu, no kugira niba ari bukenere gukoresha hair relaxer agomba kuyikoresha
ya maproduit atuma umusatsi urambuka agomba kuwukoresha mu gihe kitarenze hagati y'inshuro imwe bikoze n'iyindi izakurikiraho, ntajye munsi y'ibyumweru 6 kugera ku 8 kugira ngo twirinde ko bitera ikibazo kurushaho ku ruhu. Nabwo kandi iyo miti yayigira ntabwo agomba kwirinda ko ijya ku mutwe, ku ruhu rw'umutwe, kuko iraza kwinjiramo imbere iteza ikibazo ku hantu n'ubundi hasanze hafite ikibazo kiri genetike, yakongera ikibazo ho kugira gute kucyoroshya. Noneho muri rusange ikibi precipitatinga cyangwa ikibituma byiyongera cyane cyambere kizwi cyane ubungu cyavumbuwe ni ikibazo kiri genetike. Hari amagene afite ikibazo, ndetse ubushakashatsi buracyakorwa kugira ngo arebe niba hari ibindi bibazo byaboneka, izindi gene zaboneka. Ariko ibi ngibi bya hoticom bagomba kubyitondera. Niba agiye gufunga ntuze mesh, it's okay, ariko agomba kuitashyiramo tension nini cyane. Cyane bagiye kwambara wig yo guhisha uruhara, agomba nayo gushyiraho itamugira idatera irritation nyinshi, cyangwa se itaza kugira gushyiramo tension. Niyo yashyiraho hair extensions, imisatsi yindi baza guzirika ku musatsi kugira ngo ugaragare nk'ari muremure, nabwo bagomba kubyitondera cyane. Chemical relaxers twazivuze, bagomba niba uzikoresheje, cyangwa na hair dyes zirazakanta bashyira mu musatsi, bagomba kwitonda cyane, ariko ntibajye munsi y'ibyumweru 8. Bumwe mu buryo tuvuramo uyu musatsi ni hari uburyo bwinshi cyane. Imiti yo gusiga ku musatsi, iyo gutera mu ruhu ahahandi harwaye, n'iyo kunywa. Ubundi buryo bugezweho cyane buri naturere ni uburyo bwo gukoresha platelet rich plasma PRP. Ni uburyo bugezweho cyane buri innovative, bukoreshwa mu icyo yitwa regenerative medicine, uburyo bwo kuvura umubiri ukoresheje uwo mubiri ubwawo, ukongera gushyiraho gufasha cyangwa gusigasira ibice byari bimaze gucika intege ukoresheje umubiri ubwawo. Urugero, bumwe mu buryo bishobora gukoreshwa ni ugufata amaraso y'umurwayi. Muri kubibona hano hari serenge. Aya maraso tuyajyane tuyashyire muri iyi mashine yitwa centrifuge machine. Ni mashine ikaraga amaraso ikagabanya ibiyagize. Turaza kuyakuramo igice cy'amaraso gitukura cyane cyagiye hasi, hejuru ari igice cy'umuhondo kigaragara cyane kirimo icyitwa platelets cyangwa se plaquette. Ni bimwe mu bigize amaraso. Noneho tuze kuzifata, tuze kuzitera mu musatsi. Ziraza kugenda hahandi hasi hari hair follicles, zistimulating cyangwa zibwire hair follicles ngo ngera ukure, ibyibuhe, itangire kongera gukora umusatsi uri thick, ubyibushye. No buryo buri naturere, nta side effects butera cyangwa izindi ngaruka. Iyo hano hasukuwe neza kugira hatajyamo udukoko, kuko aya maraso ni amaraso y'umuntu ku giti cye turi gukoresha, ntago ari ay'undi muntu. Hari n'ubundi bakoresha muri regenerative medicine gukoresha ibinure nabyo bifite stem cells yo kuza injectingamo. So platelets zifite growth factors menshi cyane. Cyaba ikiganiro cyo kuvuga uko muri medicine nuze platelet rich plasma igenda ihindura practice ya medicine, uko ubushakashatsi bugenda bwiyongera. Nk'urugero, uyu mudamu muri ya foto twigeze kubona hano bagiye bamuteramo uriya ari amaraso ye, hanyuma n'indi miti. Iyi ni ntuze ifoto, urabona ko habaye improvement nyuma y'umwaka umwe n'amezi 7 ari kuri ntuze kuri treatment. So bivuze ko iki kibazo kiri chronique, bisaba ko umuntu akomeza kubana kujya kwa muganga mu buryo buhoraho kugira ngo bagabanye ikibazo kiba cyabayemo. Urebeye mu ruhande urabona ko nk'ahangaha habayeho changement cyane ugereranyije na mbere uko yagiye kwa muganga agiye. Sino uyu musatsi wari kugenda mpaka wose ushizeho burundu. Uburyo bwa nyuma ubwoko bwa nyuma tugiye gusorezaho kino kiganiro, hariho ubwoko bwinshi cyane bw'uruhara ndetse n'ibishobora kutera byinshi cyane, ariko ibi nibyo biri common cyane twari kuvugaho cyangwa bikunda kugaragara. Nk'uyu musatsi niki wagira ngo harimo agakoko cyangwa kupa nk'uko umuntu ashobora kujya muri jardin akuraho ubwatsi hano pasiparumu akaza hano atabikora neza. Uyibonye iyi ngiyi ushobora no kugira ngo uyu muntu arwaye
syphilis. Hari ubwoko bwa syphilis cyane cyane igeze muri stage 2 ishobora gufata umusatsi. Ko stage 1 ya syphilis ifata ku gitsina. Haraza agasebe benshi banasuzugura kuko katagaragara. Ako gasebe gashobora no kwikiza. Ako gasebe ntikanaryana. Ubwako gashobora kwikiza mu hagati y'ibyumweru 2 na 6. Ku mugabo kakunda gufata ku mutwe w'igitsina cyangwa ku mugore kakaba kajya kuri inyuma ku gitsina cyangwa kakajyamo imbere kuri cervix cyangwa kuri vaginal wall, bikaba yarinda nakira atabimenye. None iyo icyo gihe ukiza utabimenye utukoko turajya muri circulation tube twajya gutera secondary syphilis. Iyo secondary syphilis ifata uruhu cyane, nabwo itavuwe ijya muri tashari iri latent, iri icecetse itagize ikitwaye, ahubwo yaba reactivated ikaba yatera syphilis yo mu mutima ndetse no mu bwonko. Nanga ushobora kugira ngo niyo, ariko ubwo bivuze ko usaba ko ukora ibizami byo kugira gute kumenya ngo iyi ni indwara yitwa alopecia areata, aho nanone abasirikare b'umubiri bajya kuri hair follicle bakayica ntiyongere gukora umusatsi ukagenda. Ariko ahangaha yahitandukane nk'iriya tumaze kubona, nuko uyu musatsi umuntu agize amuhaye imiti iri buhagarike ba basirikare, umusatsi urongera ukaza. Nuko ko hair follicle bitabaye destroyed mu buryo buri ntuze buri complete cyangwa buhoraho. Noneho uyu muntu ikunda gufata abana cyane, ariko n'abakuru ishobora kubafata. Akenshi iyi bigaragara ko kenshi usibye environment, ibibazo byo muri environment bishobora gustimulatinga ko ari burugire uruhara, kenshi ni genetique. Nayo ni genetique, umuntu ashobora kuba avutse afite ikibazo cyo kuzagira uruhara nk'uru nguru rw'abasirikare bataka, abasirikare b'amaraso, apana atazagira utwumva nabi bakadestroyinga hair follicles. Iki kibazo iyo umuntu akigize ni autoimmune disease, naho abasirikare b'umubiri birwanya, ntago kenshi ari cyo cyonyine kiba gihari, ahubwo bashobora no kugira vitiligo, irazwi cyane iyi ndwara cyane, ho abasirikare badestroyinga noneho melanocytes. Hano baba bari kudestroyinga hair follicles, kagira alopecia areata, noneho ba destroyinga melanocytes, noneho tukagira vitiligo. Ushobora kugira diabete, ashobora kugira ikibazo cy'umwingo, bakadestroyinga na cell za thyroid gland. Icyo gihe bivuze ngo iyo umurwayi nk'uyu nguyu aje, usibye gukora ibizami bya syphilis no kureba, tugomba kureba ko adafite vitiligo, tukareba ko adafite n'umwingo, ndetse n'iyi ngiyi nanone nayo iri common yitwa psoriasis, aho noneho abasirikare baza kugira kuri keratinocytes, noneho bataka keratinocytes za selile z'ingenzi, izi ngizi z'uruhu, nayo ikagira ibi plaque binini cyane nk'ibi ngibi na scales cyangwa ya magaragamba asa n'umweru none ari ku ruhu. Burimwe mu buryo buri recreative cyangwa bugezweho cyane tuza kwifashisha tureba twiga icyateye uruhara nyirizina. Nkuko mu kiganiro cyabanje twigeze kuvuga ko dushobora gukuza hano tugafata akanyama, naha ngaha dushobora gukoresha imaging muri dermatology, dushobora gukoresha dermoscope. Iyi ni iri handheld ufata mu ntoki, hari n'ishobora kuba video dermoscope icometse kuri televiziyo ku buryo werekana umurwayi ibyo uri gukora byose. Iyi ngiyi ni nka microscope yo ku ruhu, irongera amashusho, noneho tuze kubona ngo hano umusatsi wabaye destroyed, hari izihe features ziri microscopic ziza kutubwira ngo ngende kuri aka ni alopecia areata, ngende kuri aka kanaka ni tinea capitis, ngende kuri aka ni CCCA.
cyangwa se nk'uko nabivuze ushobora gushyira ikinya mu ruhu rwo ku mutwe ukaza gukoresha punch biopsy, gakoresho twita punch biopsy gakata ariko mu by'ukuri ku buryo hakira neza, gatuma hakira neza, nkaza gufata igice hahandi harwaye no ku dusatsi dukeya, nkaza kubishyira kuri microscope, nkaza kureba ntuze ngo ni buhe bwoko bw'uruhara. Murakoze cyane. Ibi ngibi nibyo bijyanye ni indwara zikunze gufata uruhara, haba mu bana, ishobora gufata mu bana ndetse no mu bakuru, ndetse twavuzemo umusatsi ubwawo, imiterere yawo uko iba umeze. Murakoze cyane abadukurikiye. Tugana ku musozo w'ikiganiro twari turi gukorera ku bitaro bya MBC, nk'uko mureba icyapa inyuma yanjye, ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye Dogiteri Ndagijimana Jean Bosco, akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara z'uruhu, indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'ibibazo abagabo bahura nabyo muri rusange, harimo ubugumba, kudatera akabariro neza, uburemba ndetse n'ibindi bitandukanye, ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima. Tubibutse ko yigisha no muri kaminuza ya Butaro, aho yigisha abanyeshuri kugira ngo bazaze nabo batanga ubuzima buzima. Nk'uko intego y'ikiganiro cyacu ubuzima buzima ari ufite ikibazo kwihutira kwa muganga hamwegereye, nicyo tubashishikariza. Inama tubagira ntizigace mu gutwi ngo zinguke mu kundi, ahubwo mujye muzizirikana bityo murusheho kugira ubuzima buzima. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye ubuyobozi bwa MBC ku murava n'ubwitange bugira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima, ndetse no kubazanira abakozi b'inzobere zitandukanye mu by'ubuzima, bityo kurushaho gufasha abafite ibibazo bitandukanye mu buzima. Njye mwari muri kumwe nawe ni Imanishimwe René Sadiki, mukomeze mugire ubuzima buzima.